Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashima Imana cyane muri iki gitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose rero nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Guturuka muri Philadelphia ndashimira Imana cyane. Imana yaturinze, Imana yabanye natwe, Imana yatugiriye neza, dufite ishimwe mu mutima kubw'urukundo rwayo n'imbabazi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka rero uyu munsi turashaka kuvuga ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 45. Turahera ku murongo waho wa 3. Dusome twumva iki ijambo ry'Imana rishatse kuvugana natwe muri iki gitondo. Reka dusabe umusomyi wacu adufashe. Reka twasome umutwe w'ijambo ravuga Josefu yirondorera bene se. Bibiliya yavuze ngo Yosefu yirondorera bene se. Murongo wa 3. Josefu abwira bene se ati. Yosefu abwira bene se ati, Ndi Josefu. Ndi Yosefu. Data aracyariho. Data aracyariho. Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura. Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura. Kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Josefu abwira bene se ati. Yosefu abwira bene se ati, Ndabinginze. Ndabinginze. Nimunyegere. Nimunyegere. Baramwegera. Baramwegera. Aravuga ati. Ndi Josefu mwene so. Ndi Josefu mwene so. Mwaguze. Ngo njyanwe muri Egiputa. Ngo njyanwe muri Egiputa. None. Ndimubabare. Ntimubabare. Nimwirakarire. Akarire yuko mwanguze. Nimwirakarire yuko mwanguze. Ko nzanwe ino. Ngo njyanwe ino. Kuko Imana ariyo yantumye. Kuko Imana ariyo yantumye. Mbabanziriza. Imana niyo yatumye mbabanziriza. Ngo ngize ubugingo bwanyu. Ngo nkize ubugingo bwanyu. Tukomeze. Imana iguha umugisha. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Dusomye amagambo meza. Bibiliya iravuga ngo, Bibiliya ivuze ku nkuru za Yosefu. Nkuru za Yosefu bakunzi b'ijambo ry'Imana benshi barazizi. Uyu Yosefu Bibiliya ivuga ko yavukanye na bene se. Ngo amare kuvukana na bene se, nubwo yari muto ariko akajya arota inzozi. Imana imwereka icyo azaba cyo. Ngo akarota azaba mukuru, karota azaruta bene se, karota se na bene se bazamupfukamira, bazamwubararira, bazamwubaha se. Ngo Imana ikamwereka akiri mutoya, akiri umwana. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo birababaza, barababara cyane, bakavuga bati ni gute twebwe na so na bene so tuzakubararira, tuzagucira bugufi kandi ari we mutoya. Ngo birababaza cyane. Hanyuma ngo bigira inama yo kumwica. Ariko nje kukubwira ngo hakurya y'ukurwanya, hakurya y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana. Nje kukubwira ngo hakurya y'ibyo bintu urimo, hakurya y'ibikugambanira, hakurya y'uburwayi ufite, hakurya y'intambara urimo, hakurya y'ubukene se, hari imbaraga z'Imana. Uyu Yosefu yararwanyijwe cyane. Imana yacu ahabwa icyubahiro. Ngo amare kurwanywa, ariko bene se baza kugira ubwoba, baratinya. Kuko hakurya y'ukurwanya hari imbaraga z'Imana. Batinya kugira gute? Batinya kumuza imbere, batinya kumwica se, baratinya, bagira ubwoba.
hanyuma ngo bamare kugira ubwoba bigira inama yo kumugurisha ngo bagurishe Yozefu. Ariko Imana ishimwe ko hakurya y'ibiturwanya, ko hakurya y'intambara se hari imbaraga z'Imana. Hakurya y'ibitugendaho, hakurya y'ibiduhagaritse imitima, hakurya y'ibyo twaburiye igisubizo, hari imbaraga z'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yozefu rero ngo aza kugurishwa, ajyanwa muri Egiputa, agurwa n'uwitwa Potifari. Ngo agezeyo ukuboko kw'Imana kwamubayeho. Imana yabanye nawe, ntabwo yigeze imurekura, ntiyigeze imureka, yakomeje kubana nawe. Ngo ukuboko kw'Imana kumubaho, ahahurira n'ibibazo, ageragezwa na muka Potifari. Ariko nabwo nkunda kubwira abantu ngo isezerano riracunda, riba ari gushakamwe amavuta. Isezerano ry'Imana riracunda. Aho naho nubwo yagurishijwe, Imana ikabana nawe, Potifari akamukunda, akamwegurira ibyo byose, ariko yarageragejwe. Mugore we ngo aramugerageza, amubera ikigeragezo. Hanyuma Bibiliya ivuga ko yaje gufungwa, akajya mu nzu y'imbohe. Aragenda arafungwa, ngo amare gufungwa, Bibiliya ivuga ngo Imana naho iramusanga. Kubera iki? Hakurya y'ukurwanya, hakurya y'ibikugerageza, haba imbaraga z'Imana. Nje kukubwira wowe uri kwa muganga, ushobora kuba udukurikiranye uri kwa muganga uryamyeyo. Ushobora kuba udukurikiranye uri mu rugo nta kazi ugira. Ushobora kuba udukurikiranye uri mu mpagarara mu rugo rwawe. Ushobora kuba udukurikiranye mu kazi bitari kugenda. Ariko hakurya y'ibikurwanya haba hari imbaraga z'Imana. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Yewe ubibabwira, ndi umugabo wo kubihamya. Hakurya y'ibigucecekesha, hakurya y'ibikubuza kuvuga, haba hari imbaraga z'Imana. Raya siri bone foya. Hakurya y'abo barozi, hakurya y'uwo musozi uhagazeho kubura urubyaro, hakurya y'igihe umaze bakubwira ngo ntibigikunze, hakurya y'ubwo bukene, hakurya y'ibyo bintu byose ubona bisa nkaho bikomeye, haba hari imbaraga z'Imana. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Tubonye amakuru ya Yozefu. Abajije bene se, arababwiye ngo ndi Yozefu, data aracyariho. Bivuga ngo hari hashize igihe kinini bene se batabonana. Hari hashize igihe kinini Yozefu atarazi yuko yakongera kubonana na bene se. Ariko reka nkubwire mwene data, Imana izishakira inzira. Imana izishakira inzira. Komeza ubane n'Imana gusa, komeza usenga Imana yo mu ijuru, uko izabigenzera kuzi, ibyo gukorera bizi, nta wigira inama. Icyo dushakaho iratubwira ngo nidushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi tuzabyongererwa. Ntago wamenya uko uzatabarwa, Uwiteka ntawagisha inama. Yozefu ntago yarazi uburyo yazabongera kubonana na bene se. Igihe Yozefu yamaraga gufatwa na bene se bakamujugunya mu rwobo, Imana yagiriye bene se, yabateje ubuntu bwo kumukurayo. Hari ibintu Imana izateza ubuntu ubigirireho umugisha. Hari ibintu Imana izateza ubuntu bikurekure. Ngo Imana ibateza ubuntu bwo kumurekura, bagirirwa ubuntu bagira ubuntu, baravuga bati two kumwica, two kumena amaraso. Cyakora mufata ikanzu ye muyizirigite mu maraso, hanyuma muzabwire se ko inyamaswa z'inkazi zarizo zamwishe, ariko two kumena amaraso ye. Imana yari yabateje ubuntu. Imana yari yabateje ubuntu, ntibamwica. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Hakurya y'ibikurwanya haba imbaraga z'Imana. Hakurya y'ibiguhiga haba imbaraga z'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma rero Yozefu araje, ageze kwa Potifari, arageragejwe,
ariko aho kwa Potifari yageragerejwe, nkunda kubwira bene data kandi nawe unkurikirana ubyumve, ikigeragezo kiba gihetse igisubizo. Buri ikigeragezo ufite gihetse igisubizo cyawe ku mugongo. Niba ugeragerezwa mu murimo w'Imana, niba ugeragerezwa imbere yayo, niba ugeragezwa utageragezwa n'ibyawe wanyuzemo, ariko ukageragezwa uri umukristo, ukageragezwa wubaha Imana, hakurya y'ibyo haba hari imbaraga z'Imana. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Yosefu abajije bene se, arabwira ati mwibabara, ngo batinya kuvuga, batinya guhinguka imbere ya Yosefu, baraceceka barumirwa, baravuga bati tugushije ishyano. Uyu batangiye gutekereza, bibuka ibyo bamukoreye. Ariko Yosefu aravuga ati mwibabara, Imana niyo yabishatse kugira ngo mbabanzirize, nzabakize, nzabagirire neza. Imana itugirire neza. Hakurya y'ibyo bibazo, hakurya y'iyo nzara, hakurya y'uwo mubabaro, hari imbaraga z'Imana. Birashoboka ko waba ubabaye uyu munsi, unankurikirana uri kwa muganga, birashoboka ko hari ibintu waburiye igisubizo, birashoboka ko hari ibintu urimo bikugoye, ariko hakurya yabyo haba iki? Hari imbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'Imana. Niba uri umukristo, niba usenga Imana, niba yubaha, hari imbaraga z'Imana. Ndagira ngo wongere ugire gukomera mu mutima wawe, wongere ugire kwizera se, wongere ugire guhamya uwo wizeye, wongere ugire kuvugana n'Imana muri wowe, wikomeze ku Mana, maboko yayo arihagije. Imana yacu ishimwe, turi imbere yayo. Imana irashoboye, Imana nta kijya kinanira, zagushakira inzira, izashaka ukubaho, nta kizayinanira. Uyu Yosefu yarageragejwe ariko akomeza kubaha Imana. Ikintu cya mbere nkunda kubwira abakristo, mujye ugerageza gukiranuka gusa, ntugakizwe bakureba gusa, ntugakizwe bakureba, ntugakizwe uri mu rusengero gusa, ahubwo ujye wubaha Imana n'ahatabona. Imana izakurwanirira, Imana izabana nawe, Imana izagushakira uburyo ubaho, Imana izagushakira inzira. Data wa twese ashimwe. Hakurya y'ibyo bibazo, hakurya y'izo ntambara, hari imbaraga z'Imana. Yosefu abajije bene se, arabwira ati ndi Yosefu, data aracyariho mbese? Ngo babura icyo bavuga, ntago bari kukibona. Aba nibo bari baramugambaniye, aba nibo bari baramugambaniye. Kandi je kubwira ngo icyo kigeragezo gihetse igisubizo. Kuburyamyaho, kubutinze kuri uwo musozi, Imana yacu irashoboye, Imana yacu nta kinanira. Komeza uyikomezeho mwene data, mukristo mugenzi wanjye, wowe dufatanije inzira y'umusaraba. Niki cyagutera ubwoba? Komeza ukizwe, wubaha Imana. Turashimira Imana Data yo mu ijuru kuri kumwe natwe. Iyo duhamagaye niyo kwizerwa, niyo kubikora izabikora. Reka dusome igitabo cyo Kuva. Ego turareba mu Kuva ibice byaho, ibice 6, duhere ku murongo waho wa mbere. Abisirayeli bava muri Egiputa, ibice byaho ni 6, turahera ku murongo waho n'uwa mbere. Reka umusomyi wacu ubundi adufashe. Reka tuasome. Muto w'ijambo ravuga, Imana yongera kubwira Mose izina ryayo. Imana yongera kubwira Mose izina ryayo, ikamutuma. Iramutuma, ikamutuma. Uwiteka abwira Mose ati, Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura bagende. Azabarekura bagende. Abyemejwe n'amaboko menshi. Abyemejwe n'amaboko menshi. Kandi no kwirukana, azabirukana mu gihugu cye. Azabirukana mu gihugu cye. Kubwayo maboko. Kubwayo maboko.
tukomeze. yego. Imana ibwira Mose iti, Imana ibwira Mose iti, Nduwiteka, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose. Irekera aho ngaho. Nitwa Imana ishobora byose. Nitwa Imana ishobora byose. Ahangaha Imana yavuganaga na Mose. Mose igihe Abisirayeli Farawo yari yarabafatiriye. Hari ibintu byagufatiriye, ariko amaboko y'Imana azabicagagura. Hari ibintu byafatiriye akazi kawe, hari ibintu byafatiriye ubuzima bwawe, hari ibintu byafatiriye isezerano, ariko bizarekura ku bw'ayo maboko y'Imana. Iki ni igihe Abisirayeli Farawo yari yarabafatiriye, yaranze kubarekura. Imana rero ngo ibonekera Mose, iramubwira iti nitwa ishobora byose. Farawo azabarekura, azemezwa n'amaboko yanjye. Amaboko y'Imana arihagije. Amaboko y'Imana arihagije. Ezira yigeze abivuga igihe yari yanze ko bamuha ingabo zimuherekeza, igihe yajyaga i Yerusalemu gutambira Imana ibitambo, ngo baramubwiye ngo tuguhe ingabo, ngo aravuga ngo ya nimuzihorere. Amaboko y'Imana arihagije. Amaboko y'Imana arihagije kuri icyo kibazo ufite. Amaboko y'Imana arihagije kuri ubwo burwayi. Iki ni igihe Farawo yari yarafatiriye, afatira Abisirayeli, ababuza gusohoka muri Egiputa. Kandi Imana itumye Mose. Hanyuma ngo arinangira, aranga. Ngo Imana irababara cyane. Nibwo Uwiteka yabwiraga Mose ati, uhereye none nzakwereka ibyo nzagirira Farawo. Kuko hari igihe Imana igeraho ikanzura pe. Ari igihe igeraho ikanzura, muroza akakuroga, indwara ikakwisisibiranyaho, ugasenga ukabona ikintu n'ikiva imbere yawe, ariko kubera ko hirya y'icyo kibazo haba hari imbaraga z'Imana. Hari igihe imbaraga z'Imana, amaboko y'Imana ahaguruka akanzura, mugasengera umurimo w'Imana mukabona nta mpinduka, ariko ntago mugomba kurekura. Hirya y'ibyo bibazo hari imbaraga z'Imana. Imana ikunda umurimo wayo, Imana ikunda abantu bayo. Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Muririmbyi w'149 iravuga ngo mbega urukundo rw'Imana rutangaje, ngo rwo rusumba izuba, ngo kandi ngo ni kuzimu rurahagera. Rero nje kukubwira ngo hirya y'ibyo ngibyo hari imbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'Imana. Uhereye none nzakwereka ibyo nzakorera Farawo, azabarekura, abyemejwe n'amaboko, abyemejwe n'imbaraga. Mu Kristo ntago nzi ibintu byagufatiriye, ntago nzi ibintu bikubuza gukomeza, ntago nzi ibintu bikugoye, ariko hirya yabyo hari imbaraga z'Imana. Hirya y'ubwo buzima hari imbaraga z'Imana. Hirya y'ubwo burwayi hari imbaraga z'Imana. Iki gihe turimo nacyo, iki gihe uhagazemo se, ni igihe cyo kwegera Imana kugira ngo ibashe kongera kuvugana nawe. Kuko Imana irahari, Imana irahari rwose mwene data. Imana irahari mu Kristo, Imana irahari. Ntucike intege, ntucogore, Imana irahari. Ibyakurwanya ntibyabura, n'ibyaguhiga birakomeje, ariko Imana irahari. Wizere imbaraga zayo, wizere yaguhamagaye niyo kwizerwa. Ndashaka kukubwira ngo nukomeza kubana n'Imana, nukomeza gukizwa, nukomeza kugendana nayo, nta kintu uzayiburana. Nukomeza gukizwa ukamera nk'uko Yosefu yari ameze,
ukagera ikirenge mu cy'abatubanjirije. Ntabwo byumvikana ukuntu Yosefu yageze kwa Farawo agatangira kuyobora, gatangira kwizerwa, amavuta y'Imana yari amuriho. Cyane cyane iyo tudakora ibyaha, amavuta y'Imana ntajya tuvaho, tugenda twongererwa imbaraga. Burya ikintu kidukuraho amavuta ni ibyaha, ni ibyaha. Njya nkunda kubibwira abantu, buriya dushobojwe guhagarara mu gakiza neza, amavuta araza kuvuga ngo runaka Imana iramukoresha, nawe yagukoresha. Kuvuga ngo runaka buriya we kuki adananirwa, kuki adacogora, nawe yabigukorera. Buriya biterwa n'ukuntu yirinze. Iyo twirinze icyaha, Imana ishaka inzira. Iyo twirinze icyaha, Imana iduha imbaraga. Iyo twirinze icyaha, Imana idushakira uburyo tubaho. Rero nje kukubwira ngo hirya y'ibyo hari imbaraga z'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro idushyigikire. Urarwaye, indwara yaraguheranye, umaze igihe mu bushomeri, umaze igihe ku musozi wo kutabyara, yahaye Ana umwana kubera ko atarekuye, nawe uyu munsi yamuguha. Barakubwira ngo ntibizakunda. Na Elisa barabimubwiye igihe yakurikiraga Eliya, baramubwiye ngo subira inyuma, ntago bishoboka, ntiwagarukana na shobuja. Aravuga ngo ndabizi ariko muceceke. Mu gukomeza kwawe kubaha Imana, mu gukomeza kwawe gukomeza umurimo w'Imana, birashoboka. Hari imbaraga z'Imana. Mwene data, ndagira ngo uyu munsi wa none, uyu munsi ukomeze wegere, ukomeze ushaka Imana, ukomeze uvugane nayo. Barakubwira ngo ntibizavamo, barakubwira ngo ntibizakunda, barakubwira ngo bimeze bite. Baransezereye kwa muganga, bambwiye ko iyi ndwara itakira, bampaye uduti two gukaruma. Ariko hirya y'icyo kibazo hari imbaraga z'Imana. Iyo atabaye Hana, nawe yagutabara. Ubu se nta kintu Imana yigeze ikora? Wowe undeba, wowe nkurikiye, hari ibihamya ufite, hari ishimwe riri mu mutima wawe, uko biri biruta mbere, uko biri biruta mbere, hari iby'Imana yakoze. Rero garukiraho, humura, humura. Nje kukubwira ngo hirya y'ibyo bibazo hari imbaraga z'Imana, hirya y'ibyo bigeragezo hari imbaraga z'Imana. Barakubwira ngo umujyi urakomeye, ntago uzawubamo, ntuzawushobora. Ubundi se icyaro cyo wagishobora? Wananiwe umujyi n'icyaro ntiwagishobora. Ndakubwiza ukuri, umujyi wakunaniye n'icyaro ntiwagishobora. Dushobozwa na Kristo duha imbaraga ubundi, twebwe abakristo. Rero wirara uhagarika umutima, wivuga ngo ubuzima burananiye, dufite Imana ishobora byose. Ayo maboko yayo arihagije rwose, rwose amaboko y'Imana arihagije ku buzima bwawe. Amaboko y'Imana arihagije. Uyu munsi wa none ufata umwanzuro wo gukizwa, ufata umwanzuro wo gushaka Imana. Baraguhemukiye, mugabo yaraguhemukiye, umwana yaraguhemukiye, muvandimwe wawe yaraguhemukiye, bose wawe yanze guhemba, baraguhemukiye, bagukuye mu kazi, ntiwamenye icyo uzize. Hirya y'ibyo bigeragezo hari imbaraga z'Imana. Hirya y'ibyo bibazo hari imbaraga z'Imana. Uhure n'Imana uyu munsi, Imana yongere kwiyereke, amaboko y'Imana kugarukeho. Ndumva nifuza ko wahura n'Imana rwose, kandi ni ukuri. Bibiliya iravuga ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa. Uyu munsi Imana igukingurira inzugi zawe zakinzwe. Uyu munsi Imana ikugarukeho. Dufite Imana izirikana, dufite Imana izirikana. N'umunsi umwe wigeze kwinezeza, irawuzirikana. N'umunsi umwe wigeze gusenga ushima, Imana irawuzirikana. N'umunsi umwe wigeze kwanga icyaha, Imana irabizirikana.
cyagiye baguhaye amafaranga ngo urye ruswa ukabyanga, ntabwo Imana izabyibagirwa, ntabwo igikiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoze. Niyo mpamvu tugomba, abantu bashobora kwibagirwa ibintu twakoze, tukabagirira neza, tukabafasha, ariko ntibabiha agaciro, igihe cyagira bakabyibagirwa kuko ari abantu. Ariko Imana yacu irazirikana. Rero ndashaka kukubwira ngo hirya y'ibyo bibazo hari imbaraga z'Imana. Wowe urwaye amaso, Imana yarayikunyeretse. Ngiye gusengera abarwayi, ngiye gusengera abarwayi. Hari umuntu urwaye amaso yombi, mu by'ukuri yabuze igisubizo, wabuze igisubizo, Imana yarayikunyeretse kuri kamera yayo. Imana yarayikunyeretse kuri kamera yayo. Ndagira ngo ufate amaso yawe yombi. Dufite Imana ikiza, Imana yacu irakiza, kandi ijambo ryayo rirabaho, nimusaba muzahabwa, nimusaba muzahabwa. Imana yacu irakiza ayo maso. Wowe amaso yawe arakunanije, warivuje ariko ntago biri gukira. Uyu munsi Imana iragukiza. Uyu munsi urahura n'Imana. Uyu munsi Imana irakwiyereka. Uyu munsi Imana iravugana nawe. Wari ugiye kugira ikibazo cy'imitsi y'umutwe, n'amatwi akagira ikibazo, ariko uyu munsi Imana iravugana nawe ngo ije kugukiza. Uyu munsi Imana iravugana nawe ngo ije kugukiza. Iyo ndwara yari igiye kukugira paralize, iyo ndwara yari igiye kwangiza amaneri yawe, ariko Data aje kugukiza. Hirya y'icyo kibazo hari imbaraga z'Imana, hirya y'ubwo burwayi hari imbaraga z'Imana. Imana ihure nawe muri iki gitondo, kandi kugirirwa neza n'Imana kukugereho. Iyo nyiyeretse kwiyereke, iyo ngiriye neza ikugirire neza. Ratisika bonefoya. Ndagira ngo upfukame aho uri, cyangwa se birashoboka ko umwanya urimo utabasha no gupfukama, ariko wizere mu mutima wawe. Mutima wawe wereke Kristo, hanyuma Imana ikugirire neza. Dufite Imana ikiza, Imana yacu twizeye. Iyo twizeye ntabwo ari nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Ni Imana yacu ishobora byose. Ifite amaso irareba, y'urwaye irahabona, aho ubabara irahareba. Iyo twizeye ntabwo ari nk'ibigirwamana. Je gusengera uyu muntu kugira ngo Imana yiyubahishirize kuri we. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zisumba byose zikiza uyu muntu. Mu izina rya Yesu, aya maso nakire. Twirukanye umudayimoni w'ubuhumyi, twirukanye uyu mudayimoni w'ubuhumyi. Izi mbaraga z'ubuhumyi tuzikubitishije inkota y'Uwiteka. Uyu muntu yakire gukira. Nasikara bonefoya. Aya maso nabe mazima, aya maso nabe mazima, aya maso nabe mazima. Sagenda abwira abantu kukiza Kristo, sahagarare mu iteraniro ry'abera, sabwire kuri Imana ikiza. Rote ya sika. Mukoze ikiganza cyawe Mana. Shambo ryera tubwira ngo nidusaba tuzahabwa. Waduhaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikropiyo. Dosikara bone. Reka yakire gukira, reka yakire gukira, reka yakire gukira. Imbaraga zikiza simukumanukire. Urakoze kumukirije, urakoze kumukirije Mana. Urakoze kumukirije Kristo, urakoze kumukirije aya maso, urakoze kumukirije ubuhumyi, urakoze kumukirije ubuhumyi. Cyubahiro ni kibi cyawe, sina ryawe nirihabwa icyubahiro, sina ryawe nirihabwa icyubahiro. Kubw'igitondo cyiza, gitondo cyo gukira, gitondo cyo guhura n'Imana. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana urakoze ko zimukijije. Urakoze Mana. Mwami Yesu Kristo, dusengeye indwara zose, indwara z'imyuka mibi, indwara z'imyuka mibi. Uyu muntu waheze mu buriri, indwara z'imyuka mibi, indwara za karande, indwara z'imyoherano, imyuka y'imyoherano turayitwikisha. Muriro w'Imana witwike, imbaraga z'Imana zikiza uyu muntu. Gukora kw'Imana kuboneke uyu munsi, ubu munsi udasanzwe ku buzima bw'uyu muntu.
urakoze Mana. Ramburira buri wese ikiganza. Uyu muntu urwaye mu nda babwiye ko arwaye amara, ntiyakire gukira. Aya mara nakire mu izina rya Yesu Kristo. Kristo wera, hagarika ubu burwayi, uburibwe bwo mu nda. Aya mara nabe mazima guhera none kugeza iteka ryose. Urakoze kumukijije, urakoze ko wiyerekanye, urakoze kukoze igitangaza uyu munsi, abantu bakagushima. Urakoze kugarutse ku bwoko bwawe, abari barushye baremerewe. Rataya sikabone foya. Urakoze Mana, urakoze kuvuganye natwe kuri Imana ikiza. Urakoze ko hari igitangaza ukoze ku nda y'uyu mubyeyi. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro, icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimiye Kristo, urakoze Mana. Dusengeye itorero, dusengeye abakristo abasubiye inyuma, abananiwe, abumva bananiwe urugendo. Hirya y'urwo bibyo bibazo, hirya yibananiza hari imbaraga zawe, hirya yibagoye hari imbaraga zawe. Raya siri bone foy. Urakarama Data. Hirya y'ibi bintu bibatsikamiye, hirya y'ibi bintu bibaruhije, hirya y'aya madeni, hirya y'izo nzangano zibariho, hirya y'iki cyangiro hari imbaraga zawe. Bagirire neza. Rabo sikarabone foya. Ndagushimiye Mana. Kristo w'i Nazareti, hari ikintu ukoze uyu munsi, hari ikintu ukoze uyu munsi, hari ikintu ukoze uyu munsi. Dosikabone foya. Ndagushimiye, ndagushimiye. Ndagushimiye uyu munsi hari ikintu ukoze. Uyu munsi hari ikintu ukoze. Hari umuntu ukijije, hari umuntu ukijije mu nda, hari umuntu ukijije amaso. Urakoze Mana. Ndagushimye. Icyubahiro kibi cyawe. Gira neza igihugu cyacu. Gira neza Mana. Imbabazi zawe niziboneke ku bantu bawe. Imbabazi zawe niziboneke ku isi. Imbabazi zawe niziboneke ku barushye n'abaremerewe. Imbabazi zawe niziboneke aya siribone. Wongera agakiza mu bantu. Gabanya umubare w'abarimbuka. Tanga ubugingo kandi bwinshi. Urakoze kubw'imbabazi zawe. Cyubahiro kibi cyawe. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibishimire. Ndashima Imana ko ari umuntu ukijije. Ndashima Imana ko ari umuntu ukijije. Ndashima Imana ko ari umuntu ukijije. Cyubahiro kibi cyayo. Reka mbahe telefone. Washaka kwifuza ko tugusengera cyangwa se hari ibyo wabusobanuje wasobanuza utasobanukiwe, hari ubufasha se waba ukeneye bundi, urahamagara kuri 078 50 98 944 078 50 98 944 na 072 74 34 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha.